ntabwo byantunguye ko Imana umuremyi w'isi yose nta na rimwe ivugwa muri ibi birori, ariko si igitangaza umujyi nk'uyu udafite Imana. Aya ni amagambo yavuzwe n'umunyarwenya, umunyamakuru wa televiziyo ndetse na radiyo Nicky Grace. Aya magambo kandi yakomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ubwo uduce nka Los Angeles, California twatangiraga gufatwa n'inkongi y'umuriro. Bivugwa ko yaba ari igihano cy'Imana biturutse ku magambo uyu mugore yavugiye mu gitaramo cyangwa se mu birori byabereye hariya muri Los Angeles. Ibyo birori byiswe Golden Globe Award. Muri iki kiganiro turareba ese uyu Nicky Grace ni muntu ki? Ese Golden Globe Award yo ni iki? Ku musozo turaza kurebera hamwe icyo ijambo ry'Imana rivuga umuntu wagerageje gutukisha Imana cyangwa se kuyisebya, ayivuga mu buryo butayishimishije, yaba mu gutebya, mu gutera urwenya n'ibindi, igihano ahabwa. Rero ngusaba gukanda aho handitse subscribe, ukanda no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibi biganiro. Nibutsa ko iyi ni KTV ibagezaho amakuru y'imyidagaduro, ibyegeranyo, filime, inkuru utasanga ahandi. Ugiye kubagezaho iki kiganiro yitwa Nathan, muhawe ikaze. Kadutangire tureba Nicky Grace ni muntu ki? Nicky Grace yavutse ku itariki ya 2 Kamena mu mwaka w'1984 mu mujyi wa Cincinnati muri Ohio, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicky Grace ni umunyarwenya, umukinnyi wa filime, umunyamakuru wa radiyo ndetse n'umunyamakuru wa televiziyo. Yatangiye urugendo rwe rwo gusetsa mu mwaka wa 2000, aho yamenyekanye cyane kubera uburyo asetsa butavangiye. Nicky Grace yagaragaye mu biganiro bikomeye nka Last Comic Standing, aho yagaragaje impano idasanzwe yo gusetsa abantu mu buryo bujyanye n'ubuzima bwa buri munsi, ariko rimwe na rimwe akoresha amagambo akomeye, akenshi agirwaho impaka n'abantu benshi. Reka tuze tureba noneho Golden Globe ni iki? Golden Globe Award ni ibihembo bihabwa abanyempano barushije abandi mu rwego rwa sinema na televiziyo, bikorwa buri mwaka n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba Hollywood cyangwa se Hollywood Foreign Press Association. Ni iby'icyubahiro gikomeye kandi bikurikirwa n'abantu benshi ku isi. Ibihembo bya 2025 muri Golden Globe Award byabereye muri Los Angeles itariki ya 7 Mutarama mwaka wa 2025. Byari ibirori byaranzwe n'ibihe by'ibyishimo, ibyubahiro, ariko nanone ntibyabuze impaka nk'izatewe n'amagambo ya Nicky Grace. Nyuma y'amagambo ya Nicky Grace, abantu benshi babajije niba ari ukuri cyangwa ari uburyo bwo gusetsa. Gusa ijambo ry'Imana ritubwira ko icyo Imana ivuga ku bantu bavugira izina ryayo mu buryo budakwiriye. Reka turebe muri Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi umutwe waho wa 24 umurongo wa 16, haragira hati: Uwiteka abwira Mose ati, umunyamahanga cyangwa umwenegihugu wese utuka izina ry'Uwiteka azicwe. Iteraniro ryose rimutera amabuye. Aya magambo agaragaza uburyo Imana ifata uburemere bw'amagambo tuvuga, cyane cyane igihe tuba twayakoreshe mu buryo budakwiriye nko gusetsa, dutebya no mu bindi biganiro bidahesha Imana icyubahiro. Muri Golden Globe Award batangamo ibihembo biri mu byiciro bine bitandukanye. Gusa Golden Globe Award ni ibirori biba buri mwaka. Yatangiye mu mwaka w'1944. Mu bihembo batanga muri ibyo byiciro bine, icyiciro cya mbere ni ibihembo bihabwa filime nziza kurusha izindi. Icyiciro cya kabiri ni ibihembo bya televiziyo nziza. Icyiciro cya gatatu ni ibihembo bihabwa abakinnyi, abayobozi barushije abandi. Icyiciro cya kane ibihembo byihariye ku bantu b'indashyikirwa. Golden Globe Award ni umwanya wo guhuriza hamwe abanyempano b'isi yose bakishimira ibikorwa by'indashyikirwa. Gusa nanone kuko Nicky Grace yabigaragaje mu birori nk'ibi,
bishobora kuba n'umwanya wo gucengera ibitekerezo by'abantu, bikaba byatera impaka. Reka noneho turebere hamwe icyo bivuze ku rubyiruko rwo muri iyi minsi ndetse n'abakurikiranira bya hafi sinema n'imyidagaduro muri rusange. Amagambo y'abahanzi cyangwa abacuruzi b'imyidagaduro akenshi ashyira abantu mu guhitamo gukomeza cyangwa guhagarika ibyo bakurikira. Umurongo w'amateka wa Nick Gressa ugaragaza ko gukoresha amagambo akomeye bishoboye kumuzanira abakunzi benshi cyangwa kumugabanyiriza icyubahiro. Wowe ndagushimiye wabanye nanjye muri iki kiganiro. Kwibutsa ko iyi ari KTV. Muri iki kiganiro twaganiriye ku magambo y'impaka yavuzwe na Nick Gressa mu birori bya Golden Globe Award byabereye hariya muri Los Angeles. Turebera hamwe n'amateka ya Golden Globe Award, tumenya Golden Globe Awards ni iki, ndetse tunareba ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Mboneyeho gusaba buri wese gukomeza kudushyigikira, akanda wanditse subscribe, akanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazajya bicikwa. Niba iki kiganiro gikunze, kanda wanditse like, sangiza abandi iki kiganiro kugira ngo bamenye ibyiza KTV ibagezaho. Ibyo bagezaga iki kiganiro nitwa Nathan. Nimukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.